Mbashimiye ko mudukurikira kandi mudahwema kutwereka ko mudukunda. Ni iki mu by'ukuri cyateye Luteri kwitandukanya na Kiliziya Gatolika y'i Roma? Ko yari umukristo mwiza, akaba yari yarihaye Imana, akaba yari umupadiri w'umumonaki. Tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa Martin Luteri kuva aho agiriye umutima umuhatira gutunganira Imana. Iyi ni Cano mu Rwanashyaka Siriyake, mbahaye ikaze. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana atanu hari amakosa menshi kandi hari intege nke mu itorero kubera ubuyobozi bwakoraga ibidatunganye. Papa yari umuntu ukomeye. Igihe rero umuntu akomeye ashaka kongera ubutunzi bwe n'ibintu bye by'igiciro. Mu byegera bya Papa hari abantu bikoreraga ibyo bishakiye kandi bafite imigambi yindi. Ibyo byose ntibyaheshaga itorero agaciro. Amaturo yatangwaga mu itorero ntabwo yari agifite agaciro kayo, ahubwo yari yarahindutse nk'imisoro. Imirimo y'itorero yose icyo gihe yaragurwaga, ari ukubatizwa, gushyingirwa, guhamba n'ibindi. Ibyo byose byagiraga ikiguzi. Abaturage barangwaga n'ubujiji bukomeye. Abenshi ntibabaga bazi gusoma no kwandika, kandi bamwe bari bazi iby'ubutumwa mu buryo budasobanutse neza. Bumvaga yuko Imana ari nini kandi iri kure ku buryo umuntu adashobora kuvugana nayo imbonankubone. Hakenewe umuntu uba hagati y'Imana n'umuntu. Urugero ni nk'umwari Mariya, umupadiri cyangwa umutagatifu. Mu bitekerezo bya benshi, Yesu Kristo yari imbere ya byose, umucamanza ukomeye uzaza ku munsi wa nyuma gutandukanya ihene n'intama. Bibiliya yari yanditse mu Kilatini, ururimi rw'abahanga rutavugwaga n'umuntu umwe keretse abize mu ishuri rya kaminuza universite. Mbere ya byose bari bafite ubwoba, batinyaga abazimu, batinyaga umubi, bari bafite ubwoba bw'ibyorezo na purigatori. Bizeraga ko abakristo beza igihe bapfuye bajya mu purigatori, ahantu umuntu abanza gutunganirizwa no kwishyura ibyaha yakoze nyuma yo kubatizwa kwe, mbere y'uko ajyanwa mu ijuru. Itorero ryashoboraga gutanga indulgensiya. Indulgensiya ni ukuvuga imbabazi zashoboraga kugabanya igihe cyo kumara muri purigatori. Kubera ibyo byose habayeho kenshi kugerageza kuvugurura itorero. Mu Bwongereza hari umugabo witwaga Wycliffe wahinduraga Bibiliya mu Cyongereza, no mu bindi bihugu habonetse abantu bari bameze nka Luteri. Luteri yari umuntu watoranijwe n'Imana kandi ngo abe umuyobozi mu by'inzira y'Imana. Muri icyo gihe cyarimo imyivumbagatanyo. Atangaza inkuru nziza y'agakiza k'ubuntu ku bizera Yezu Kristo bose. Ababyeyi ba Luteri babanje kwifuza ko yakura akurikira inyigisho zerekeranye n'amategeko, ariko mu mwaka w'igihumbi magana atanu na gatanu, ubwo yari afite imyaka 22, Luteri yahungiye mu kigo cy'abihaye Imana kugira ngo ashake uburyo yaba umuntu ukijijwe. Muri icyo gihe yaribabazaga cyane, akikubita ibiboko, agasenga apfukamye kumara amasaha menshi, akambara umwambaro w'uruhu rutari rwiza kandi ruhanda umubiri we. Ibyo byose yabikoraga agira ngo yihane, ariko yumvaga adakwiriye urukundo rw'Imana. Bagenzi be babanaga muri icyo kigo bamugiriye inama yo kwiga Bibiliya mu buryo burambuye. Yize za Zaburi kumara imyaka myinshi. Atangira kwiga Isezerano Rishya, cyane cyane urwandiko rw'Abaroma. Muri izo nyigisho ze, Luteri yatangiye kwibaza ukuntu Pawulo yashoboraga kugira umutima ushyitse hamwe n'amahoro, ahamya ko ari umunyabyaha kandi ko atari intungane ku Mana. Hanyuma yaje gusanga ko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, kuko Imana ari yo imugirira ubuntu kandi ikamugira umukiranutsi, nyamara atarashoboye kwigira umukiranutsi ubwe. Ikindi kandi ni uko imirimo myiza atashoboraga gusohoza ubwe ihinduka igisubizo gisanzwe iyo yakiriye urukundo rw'Imana kubwo kwizera. Luteri ntiyashatse kwiharira wenyine ibyo yavumbuye, ahubwo muri kaminuza yagiye abivugaho wenyine mu gihe cy'amasomo ye. Yabwirizaga buri cyumweru abizera ubutumwa bwiza bwa Kristo. Yaragiraga ati,
Umukristo ni umuntu w'umudendezo. Imirimo myiza akora si iyo kumuhesha agakiza cyangwa kumutsindishiriza, ahubwo ingabire nyinshi ahabwa kubw'ubuntu bitewe n'uko yizeye. Ayo ni amagambo yavuzwe na Luteri. Luteri ntabwo yashakaga gutandukana n'itorero ry'abagatulika. Yari ahagijwe no kubwiriza mu nyigisho ze yatangaga ku cyumweru muri kaminuza. Ariko isaha y'Imana yari igeze. Nuko Imana ihamagara umugaragu wayo Luteri, nubwo batashakaga gukora umurimo w'ivugurura. Nk'uko byabaye mu gihe cya kera, nka ba Mose, ba Yeremiya na ba Pawulo bari barahamagawe binyuranye n'ubushake bwabo ngo bajye mu murimo w'Imana. Luteri ntabwo yari ashimishijwe na indulgensiya, ugusonzoranya umusanzu wo kujya kubaka urusengero runini rwa Mutagatifu Petero i Roma byaherekejwe n'icuruzwa rya indulgensiya mu Budage bwose. Ibyo rero byateye Luteri kumva ko akwiriye kugira icyo akora. Abakene bo mu Budage bagombaga kugura indulgensiya kugira ngo birinde igihano cy'Imana, kandi Roma Papa yakoresheje ayo mafaranga mu kubaka urusengero rw'icyubahiro kandi rurabagirana. Amaze kwihebeshwa n'iyamamazwa ryo gucuruza ku mugaragaro indulgensiya byakozwe na Padiri Tezeri mu isoko, Luteri yahise yandika ingingo 95 zerekeye ku buryo bwo kuvugurura itorero, azimanika ku rugi rw'urusengero rwa Wittenberg. Ubwo hari ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1517, Luteri ntabwo yiyumvishaga ko ziriya ngingo zashoboraga gukangura benshi. Izo ngingo zari zandikishije imashini nini, imashini yandika, maze zikwizwa mu gihugu hose. Mu gihe gito Luteri yari amaze kuba ikirangirire mu Burayi bwose. Abantu bose wasangaga baganira kuri ibyo bitekerezo bya Luteri. Henshi haboneka abantu bagerageje guhindura no kuvugurura itorero bakurikije ibitekerezo bya Luteri. Luteri yanditse uruhererekane rw'inyigisho zikubiyemo ibitekerezo byo kuvugurura itorero. Ntabwo yashakaga gutandukana n'itorero, ahubwo yashatse kwerekana imyigishirize imwe itari itunganye. Cyane cyane yavuze ku mwanya w'umuhuza wari ufitwe n'abanyedini, ngo hagati y'abantu n'Imana hagomba kuba abantu batanga amasakaramentu. Luteri yemeje ko abizera bose ari abatambyi imbere y'Imana. Buri wese afashijwe n'Umwuka Wera ashobora gusobanura ibyanditswe. Luteri yashimangiye iby'umuhamagaro w'Abakristo mu murimo wabo wa buri munsi. Yamaganye cya gitekerezo cy'umuryango w'abatambyi cyangwa se abapadiri. Abamonaki b'ingaragu basezeranaga ubukene, ubusugi no kubaha. Ibyo bigatuma abantu b'ingaragu bumva ko bakiranutse kurusha abandi bakristo. Luteri yavugaga ko ari byiza ko abapadiri bagira uburenganzira bwo gushaka umugore. Ubwe yahise arongora umukobwa wari umubikira, kandi babonye umuryango munini. Hashize iminsi myinshi Luteri yaje kwemeza ko gukomeza kwicuza ibyaha cyangwa se penitensiya, gushyingirwa, gusigwa kw'abarwayi atari amasakaramentu nk'uko itorero ry'i Roma riyafite. Yagumanye amasakaramentu 2 gusa, ay'umubatizo ndetse n'ifunguro ryera, ariko avuga ko yayandi 5 ari imihango myiza. Luteri avuga ko umubatizo n'ifunguro ryera ari byo byonyine byahanzwe na Yesu. Ntabwo ari uko yakuyeho imihango yari imenyerewe gusa, yataye myinshi muri yo, cyane cyane nko kwizera purigatori, gusaba abatagatifu ngo badusabire, n'umwanya w'ikirenga wari warahawe Papa. Papa yagize icyo agaragaza kubera iyo myifatire ya Luteri, maze amuca mu itorero ry'abagatulika b'i Roma guhera mu mwaka w'1521. Ariko Luteri nawe yaciriye ku mugaragaro urwandiko rwa Papa rwamuciraga urubanza. Umwami w'abami w'Ubudage yamutumiye kuza kwiregura imbere y'inama y'abami bose b'icyo gihugu mu mujyi witwa Worms. Hari mu mwaka w'1521. Luteri yaravuze ati,
nibanyemeza ko ibyo mvuga bihabanye n'ijambo ry'Imana nzemera nivuguruze. Nta kindi rero nshobora gukora, ndi hano Imana ibimfashemo. Amina. Inshuti ze zibonye ko bashobora kumugirira nabi, zaramwibye zimujyana kumuhisha mu ngoro y'imfungwa yiberaho. Bityo abona uburyo bwo guhindura Bibiliya mu Kidage. Luteri yari arinzwe n'inshuti ze muri ya ngoro y'i Wittenberg. Hamwe yabonye umwanya wo guhindura Bibiliya mu Kidage. Luteri yari yarumvise ko umukristo agomba kwiga ubwe no kwisomera Bibiliya. Luteri yabonye abandi bakristo benshi mu Burayi bamushyigikiye, bashakaga ivugururwa ry'itorero. Abami benshi ndetse n'abapadiri benshi bafatanije nawe maze bashaka uko bavugurura itorero ryabo. Luteri yakomeje gukora cyane mu gihe cyari gisigaye cyo kubaho kwe. Mu gutunganya itorero imbere y'ubujiji bw'abapadiri benshi, yanditse igitabo cya Gatigisimu. Yahimbye indirimbo nyinshi. Itorero kandi ryari rikeneye liturujiya nshya n'amabwiriza yo gukurikiza mu ivugurura ry'itorero. Luteri kandi yashyigikiye guha abana uburere bwa Gikristo mu rugo iwabo, kandi yaje gusanga ko ari ngombwa kwigisha ababyeyi babo. Ivugurura ryabaye ikintu gihungabanya Uburayi bwose, ariko nanone hari ibihugu byo mu majyepfo byasigaye byumvira ubutegetsi bwa Papa, naho ibihugu byo mu majyaruguru byose byabaye iby'abaprotesitanti. Igihe umwami w'abami yageragezaga gucubya uwo mwuka mubi, abami bamwe baranze barahakana. Nibwo rero babise abaprotesitanti, bisobanuye abahakanyi. Ibitekerezo bikuru by'ibanze byari mu ivugururwa ry'itorero ni ibi bikurikira. Umukristo ntagomba gushakira agakiza mu bikorwa bye byiza cyangwa mu mirimo ye myiza. Ubuntu bw'Imana nibwo budutsindishiriza. Umupadiri ntabwo ari umuhuza w'Imana n'abantu, ahubwo ni umugabura w'ijambo ry'Imana ihamagara buri muntu wese. Buri mukristo wese ashobora gusenga kandi akabona imbabazi z'ubuntu bw'Imana. Ubutegetsi bukuru mu mibereho y'abakristo no mu itorero ni Kristo na Bibiliya. Kubwiriza ijambo ry'Imana bifite umwanya w'isumbwe mu iteraniro. Yesu yahanze amasakaramentu abiri, umubatizo n'ifunguro ryera, kandi Yesu Kristo aba ari we ubwe uba ifunguro ryera. Ariko umutsima ntabwo uhinduka umubiri wa Kristo, kandi vino ntabwo ihinduka amaraso ya Kristo. Buri mukristo afite umuhamagaro wejejwe. Uwihaye Imana ntafite imibereho myiza kurusha umugabo cyangwa se umugore ufite urugo, akagerageza kubana n'abana be neza ndetse no kubarira neza, agahinga imirima ye cyangwa se agakora undi mwuga we uwo ari wo wose. Buri wese afite umurimo yahamagariwe, ntabwo ari abapadiri gusa bahamagawe. Itorero Gatulika ryavugaga ko itorero riri aho padiri ari. Ivugurura ryo rivuga ko itorero riri aho ijambo ry'Imana ribwirizwa n'aho amasakaramentu atangwa mu buryo buboneye. Kuri ubu buryo bushya bwo kumenya ukuri, itorero ryashoboraga kugeraho rikurikiza indi nzira nshya. Ariko tuzabona ko itorero rigumye muri uyu murongo w'ivugurura. Ivugurura rero si ikintu gishobora gukorwa umunsi umwe ngo kibe kirangiye, ahubwo itorero rikeneye amavugurura ahoraho. Ivugururwa ni igitangaza gishobora kuba buri gihe mu itorero no mu mutima wa buri mukristo afashijwe n'umwuka wera. Kubera rero ko ari igitangaza, igihe umuntu atangiye kugira imibereho nk'iy'umunyabyaha, ubuntu bw'Imana bwonyine nibwo bushobora kumuhindura. Luteri niwe wize ibyo kugeza mu gihe cyacu. Natwe dushobora kubyiga dufatanije n'ibitekerezo bya Luteri. Bavandimwe mukurikiye Cano mu Rwanashyaka Siriyake, mbashimiye uburyo mwateze amatwi iki kiganiro. Ndabashishikariza gukora share no gukanda kuri like no gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona amamenyesha yacu ko dushyizeho ikiganiro gishyashya.